Kadusenge Mana, turagushimiye ko waturinze uyu munsi wose, kandi tugushimiye kubana natwe mu ijambo ryawe. Iki cyumweru cyose tugushimira ko tukigeze ku musozo, wabanye natwe kandi uracyari kumwe natwe. Aya materaniro turayakweretse kugira ngo Mwami mwiza udushyigikire, utuyoboze umwuka wera, udushoboze, ubane n'umugaragu wawe ugiye kutubwira ijambo ryawe, mukoreshe kandi twunguke byinshi kurutaho. Dukomeze Mwami mwiza gusobanukirwa byimbitse mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwongeye kurirwa neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko nari mbibwiye, amazina ni Niyonzima Marcel. Nishimiye iteraniro ry'uyu munsi, kandi Imana ishimwe ko inyemereye ko uyu munsi ari njye tuganira ijambo ry'Imana. Imana ikomeze iduhane umugisha. Dufite intego y'uyu munsi nk'uko yari iri kuri flyers, yavugaga ko ni gute Bibiliya yose ihishura Kristo. Niyo ntego dufite uyu munsi, niyo tugiye kuganiraho. Turaza kwifashisha ibice bibiri: igice dusanga mu Itangiriro, igice cya 3 umurongo wa 15, n'icyanditswe turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 24, tuhera 25 tugeze 27. Kadusome mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, aravuga ngo: nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 24, duhere ku murongo wa 25 kugera 27, hatubwira ngo: arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Nk'uko dukomeje gusoma Bibiliya, dukomeza kumva icyanditswe kirimo, koko Bibiliya yose igaragaza Kristo. Nagize amahirwe yo kujya muri groupe mbere naje kuyimenya hashize igihe, kuko ubu ngubu ni inshuro irenga iya 5 ndi gusoma Bibiliya, nawe nkarangizanya n'abandi. Ndabishimira Imana cyane. Kugenda umuntu arushaho kuyisoma, agenda arushaho kubibona, nubwo adahita abibona byose cyangwa byumve rimwe byose, ariko agenda abibona. Imana ishimwe ko hari byinshi nagiye mishurirwa muri yo, aribyo tugiye gusangira, bigaragaza Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ritweretse ko Kristo yageze igihe asobanurira intumwa ze, arababaza ngo: mbe kuki mutari mwabyizera, kuki mutabyumva? Ngahera tangira kubasobanurira ngahereye ku bitabo bya Mose, ngo kugera ku bahanuzi, avuga no muri Zaburi n'ibindi bitabo byose ko byavugaga we gusa. Natwe nibyo tugiye kugaragaza kureba, turebe uko Kristo yagiye ahishurwa mu ibyo bitabo byose uko bitandukanye. Bibiliya ni ibitabo, si igitabo kimwe, ahubwo Bibiliya igizwe n'ibitabo bitandukanye, byose uko bitandukanye, byagiye byandikwa mu bihe bitandukanye, kandi byose byagiye byandikwa n'abantu batandukanye. Biratangaje cyane kugira ngo ufate igitabo kimwe gihuriyeho n'ibitabo byinshi bingana uko byanditswe mu gihe gitandukanye, kuko ubundi abashakashatsi bagaragaza ko Bibiliya yatangiye kwandikwa mu 1500 mbere ya Yesu, kugeza mu mwaka w'100 inyuma ya Yesu, ko bari ibitabo bya nyuma ariho byagiye babyandika. Biratangaje cyane kwangwa nyuma y'imyaka ingana uko nguko, ariko abantu bose bari bakigaruka ku nkuru imwe. Kandi biratangaje cyane kugira ngo abantu bangana uko barenga 40 bandike bahuza ku kintu kimwe, batagize aho bibeshya, batagize aho bandika ibitandukanye. Ni igitabo gitangaje cyane, kandi cyose hamwe uko kingana
gihumbiye hamwe inyigisho imwe ivuga gukizwa k'umuntu bivuye kuri Kristo Yesu, Imana ishimwe. Duhereye ku gitabo cy'itangiriro, cyo gitangira gisa nk'ikiri guhishura, gitangira gisa nk'ubuhanuzi buri guhanura uwo muntu uzaza, kuko urabona Adamu na Eva bakimara gukora icyaha. Duhereye kuri iki gice twasomye cya 3 ku murongo wa 15, aho Imana yari imaze kubona aba bantu bakoze icyaha, abantu batakaje ubwiza bwayo, abantu bamaze kujya kure yayo, nta muntu ukiyegera. Imana igiye kubasohora mu Edeni, bahuye n'ibibazo, bisanze bambaye ubusa, bari kwishakira agakiza, bari kwishakira ubushwa, bari ngo bishakira agakiza. Ntabwo byose biri gushoboka, ntibinakunda, kugeza ubwo yababwiye ngo noneho nubwo byagenze uko, ngiye gushyira hagati y'iyi nzoka n'uzavuka k'uyu mugore urwango. Uzavuka k'uyu mugore niwe uzamena inzoka agahanga, nubwo uyu muntu nawe inzoka izamurya agatsinsino. Hano hari harimo isezerano rikomeye ry'umuntu uzavuka, ry'umuntu uzaza akanesha Satani, nubwo bizava mu mibabaro ye, kuko baravuga ngo izaba yamuriye agatsinsino, bizava mu mibabaro ye, bizaba bikomeye kuri we kugira ngo ashobore kuyinesha, ariko niwe uzaneshereza abantu, niwe uzagarura abantu, niwe uzakiza abantu. Iri ni isezerano ritanzwe bwa mbere mu itangiriro ku gice cya 3 ku murongo wa 15. Iri sezerano rero rirakomeza, aho ukomeza kumva igihe yatoranyaga Aburahamu imubwira ngo mu rubyaro rwawe niho isi yose izahererwa umugisha. Iri sezerano ririkomeza no kuri Isaka, akabisubiramo aho ni mu itangiriro, amubwira ngo mu rubyaro rwawe wowe Isaka niho hazavamo isi uzatera isi yose kugira umugisha, ni isi yose izahererwa umugisha mu rubyaro rwawe. Bivuye kuri Isaka birinda bigera kuri Yakobo, aho Rebeka umugore wa Isaka yari atwite abana 2 mu nda. Umugore wa Isaka yari atwite abana 2 mu nda, ngo harimo Esawu na Yakobo. Nuko ngo Imana ibwira Rebeka ati ngo umwana wa 2 uzavuka ngo niwe uzahabwa umugisha, kandi akomeza amusezeranya ko mu rubyaro rwe ariho isi yose izahererwa umugisha. Muri Yakobo mu bana 12 niho haje kuvamo Yuda. Uko isezerano ryakomeje rigenda rigaragaza uko ibisekuruza byagiye bikurikirana, byose byagiye bikomeza birinda iryo sezerano rikomeye Imana yatanze mu itangiriro ry'uko hari uzavuka, uyu nguyu yaje gucungira isi, ari we Yesu Kristo. Uko ibi bitabo bitondetse rero niko byose byagiye bivuga kuri Kristo, niko ndaza kugerageza nk'uko twagiye tubisoma. Hari byinshi, ari imirongo imwe ndagenda mvugaho cyane igenda igaragaza uko yagiye yishura Kristo, ariko iki gitabo cy'itangiriro kijya kurangira batakiri guhanura, ahubwo kijya kurangira batangiye kuzana ishusho y'uwo muntu uzaza. Ku gice cyaho cya 37 kugeza kuri 50, igice cy'itangiriro kuva kuri 37 kugera kuri 50, ntabwo bagira guhanura umuntu uzavuka, ahubwo bazanye ishusho y'uwo muntu n'imibereho ye n'uko azakiza abantu. Aho ngaho niho dusanga inkuru ya Yozefu. Uyu Yozefu mumwibuke, umwana wa Yakobo. Uyu Yozefu ari muri bene se nibo bamugiriye urwango rukomeye. Bene se babandi babana nibo bamugiriye urwango, barangije banaramugurisha. Bamaze kumugurisha, ageze muri Egiputa, abaho ari umucakara, abaho ameze nabi, abaho atishimye, afite intimba n'umubabaro. Ariko ibyo byose biberaho kugira ngo azacungure abantu, kuko nawe yarabyivugiye igihe bene se bazaga guhaha, akabibwira, yarababwiye ati mwere kugira agahinda, ibi byose byakozwe n'Imana kugira ngo nzashobore gucungura abantu benshi mu gihe nk'iki ngiki cyo kwicwa n'inzara.
uyu Yosefu ahagarara neza mu ishusho ya Kristo nk'uwaje akambara imibabaro, akambara intimba, akambara, kandi byose abikorewe n'abantu be, abayuda, abo yavutsemo, aba bandi bamuzi, babandi we nibo bamugambaniye kugeza ubwo bamugurishije nk'uko Yosefu nawe yagurishijwe. Yego igiciro baguze kiratandukanye, ariko bose baragurishijwe. Mw'iyo mibabaro rero, guhera ubwo rero kuba igice cya 50 kirangira, itangiriro rirangira, hakurikira igitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva, igitabo cy'Abalewi, igitabo cyo Kubara no Gutegeka kwa Kabiri. Ibi bitabo byose ni ibintu biri mu bitabo bya Mose. Ibi bitabo ni bimwe bita Pentateuch. Muri ibi bitabo nabyo ntabwo biza byo bije guhanura Kristo, ahubwo byo bikomeje kuzana ishusho ya Kristo, bikomeje kuza bizanye ishusho ya Kristo mu buryo bugiye butandukanye. Reka muze mundebere tugitangira n'iki gitabo cyo Kuva, ahantu tugiye kubona Pasika yavuye. Ahangaha baravuze ngo muzane umwana w'intama utagira inenge. Uwo nguwo aba ari we mubaga, amaraso y'uwo mwana w'intama muyashyire ku nkomanirizo z'imiryango, kugira ngo nimanyura abatarashyizeho ayo maraso, abatagaragaraho ayo maraso, bo barapfa, urupfu ruraba rubagezeho. Ariko abo ndabonaho ayo maraso, nta rupfu rurabageraho. Aya maraso y'umwana w'intama nayo neza ni ishusho ya Kristo waje kumena amaraso kugira ngo umuntu wese umwizeye w'aya maraso agaragaraho ntabwo azapfa, ahubwo azarama, azabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Uku niko muri Egiputa byagenze. Habe n'umunyegiputa wamenye ibi bintu, nawe agafata amaraso y'intama, umwana w'intama utagira inenge, akayafata akayasiga ku nkomanizo z'umuryango, nawe yararokotse. Nk'ikimenyetso gikomeye n'uyu munsi gihari. Aya maraso urayafite? Utayafite niyo yaba ari muri Isiraheli, utarashyizeho aya maraso ari muri Isiraheli utarabyizeye, urupfu rwamugezeho, kuko ikimenyetso cyari amaraso y'umwana w'intama utariwe inenge. Rwose ishusho yuzuye ya Kristo waje kumena amaraso atagira inenge n'imwe, nta cyaha yigeze akora, kugira ngo abazamwizera bose bazahabwa ubugingo buhoraho, ntibazagira icyo urupfu rubatwara, haba urupfu rwa kabiri. Urwa mbere rwo twese turarupfa, ariko abazapfa urupfu rwa kabiri abazaba batagaragarwaho n'aya maraso. Imana ishimwe cyane. Dukomeze tuze turebe Mose nawe yaje yambara ishusho ya Kristo, ahagarara mu mwanya we, kugira ngo bakomeze barebe, kugira ngo Bibiliya ikomeze itwereke uyu muntu wahanuwe mu itangiriro. Imana ivuga ngo hari uzavuka, uzacungura isi, uzaza agakiza abantu ibyaha byabo, uzaza akishyura igiciro cy'ibi byaha, yarangiza abantu bagacungurwa. Uyu muntu watanzwemo isezerano, uyu muntu ije gukomeza mu masezerano y'abasekuruza, uyu muntu ni muntu ki? Mose yaraje ahagarara mu ishusho ye nawe, kuko urabona Mose araje agiye muri Egiputa, agiye kubohora Abayisiraheli bari imbohe muri Egiputa. Arangije arababohora bakurayo. Rwose ishusho ya Kristo uzaza akabohora abantu mu bwami bwa Satani, akababohora akabakurayo, akababohora ku ngoyi y'icyaha, akabakura muri ubwo bwami, akabazana mu bundi bwami, akabazana mu isezerano, nk'uko bari barasezeraniye igihugu cya Kanani. Natwe tukaba dufite isezerano ryo kuzabona umwami Imana, tukabona ubugingo buhoraho. Nta kindi gishobora kudukura mu buretwa bw'icyaha, nta kindi gishobora kudukura muri ubwo bwami bwa Satani ngo kituzane mu masezerano y'Imana, uretse Kristo wenyine. Na Mose yahagaze nk'iyo shusho ya Kristo mw'uwo mwanya. Murabona na Mose wahoraga azamuka umusozi agiye kuvugana n'Imana.
niwe wenyine wari umuhuza w'abantu n'Imana, kuko umuntu n'Imana bari baramaze gutandukana. Mose ahagarara nk'umuhuza hagati y'umuntu n'Imana. Uyu munsi dufite Kristo ari we wenyine. Haleluya. Ari we wenyine uvuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, utanyuze muri njye ntazahurira n'Imana, utaramenya ntaramenya Imana. Uyu nguyu niwe muribuka igihe Yakobo yahungaga Esawu, yageze mu butayu ngo arananirwa araryama, ngo yisegura ibuye, ngo abona ngo urwego rumanuka ruva mu ijuru, ngo ariho abamarayika bamanukira baza kumureba banazamuka. N'uru nguru yari ishusho ya Kristo yuzuye, ko ari we nzira yonyine izatugeza ku Mana. Haleluya. Nitugera mu gitabo cy'Abalewi, iki cyo kuva nshobora kuza kukigarukaho kuko nicyo turangije gusoma, kwa ngo nze kureba n'ibindi bintu byinshi bigaragaza Kristo birimo. Ariko mu gitabo cy'Abalewi naho baza bari kuzana ibitambo n'amaraso n'abatambyi, nabyo byari ishusho nziza ya Kristo, kuko uwanditse mu gitabo cy'Abaheburayo niho yagarutse avanga Imana ntihigeze yishimira biriya bitambo, kuko ubundi babitambaga kwa ngo bashobore guhura n'Imana, kuko bafataga igitambo bakakirambikaho ikiganza, ibyaha by'akamera nk'ubitaransifeye nk'ubyohereje mu iyo ntama, intama igapfa, bikaba yishyuye igiciro cy'ibyaha, kuko ubundi igihano cy'ibyaha ni urupfu. Yafataga ibyaha bye akabishyira mu itungo rigapfa, ubwo rikaba rimucunguye. Ngo Imana ntiyigeze yishimira ibitambo bimeze uko nguko rero. Kandi koko ntabwo intama yasimbura umuntu, ntabwo ikimasa cyasimbura umuntu, ntabwo inuma yasimbura umuntu. Hari hakenewe undi muntu ushobora guhagarara mu mwanya w'umuntu ngo yishyure ibyaha bye. Rero Abalewi bagaragaza uwo mutambyi mukuru, wa mutambyi mukuru wahoraga imbere y'Imana asabira abantu. Bose bashushanyaga Kristo, we wenyine niwe mutambyi mukuru, yarabyivugiye, ni nawe gitambo gikuru, kandi niwe wenyine wicaye iburyo bw'Imana ahora adusabira. Ntabwo ahuye na wa mutambyi wajyagayo rimwe mu mwaka. Uyu mutambyi dufite uyu munsi we ngo ahora yicaye uburyo bw'Imana, ahora adusabira. Mu gitabo cy'Abaheburayo bakomeza bavuga ngo yaje nk'umwami, nk'umwe wo muri wa Melikisedeki, mu bwami bwa Melikisedeki. Melikisedeki nawe agaragara mu itangiriro, aho bavuga ngo ntiyagiraga aho yavuka, ntabwo bamenye urupfu rwe, bakavuga ngo uyu nguyu nawe ahagaze mu ishusho ya Kristo. Kristo akomeza ashushanywa, akomeza ahanurwa, Bibiliya yose igaragaza Kristo. Tugeze mu bitabo by'abami, muribuka gutoranwa kwa Dawidi, baravuze ngo ubwami bwa Dawidi ntibuzigera bushyiraho nk'ishusho ya Kristo, ku bwami bwe butazashyiraho. Bagakomeza bavuga ngo ni Yesu Kristo wo mu muryango wa Dawidi, nk'ubwami butazigera bushyiraho iteka ryose. Dukomeje mu bitabo, muri Zaburi burya nayo igaruka iririmba Kristo. Turebe nko muri Zaburi, nka Zaburi ya 22. Turebye nk'iyi Zaburi, dore nko kwiyi Zaburi ya 2 ku murongo wa 7, aho yavuze ngo ndavuga bya tegeko, Uwiteka arambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Iri jambo murongo muryibuke neza, igihe Yesu yajyaga kubatizwa, umwuka wera akaza kuri we, yahamirije mu bantu bose avuga ngo uyu ni umwana wanjye. Amagambo neza nk'uko Zaburi yari yarabiririmbye. Rero rebe na Zaburi ya 22 ku murongo wa 2, aho atangiye kuvuga imibabaro y'uwo mwana uzavuka, y'uwo muntu uzaza gucungura isi. Aho atangiye kuvuga ngo Mana yanjye, ni iki kikundekesheje ukaba kure, ntuntabare kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Neza nk'aya magambo Yesu Kristo yavuze ari ku musaraba, ati data ni iki kikundekesheje. Rwose Bibiliya ikomeza itwereka neza ko ari ijambo rimwe. Ibaza umuntu wahanuye mu itangiriro, uyu nguyu agarutse mu kuva, agarutse mu Balewi no mu gutegeka kwa 2,
ageze mu bami, ageze muri zaburi, akomeje kuza mu bahanuzi, aho turasanga Yesaya we amuhanura cyane, ahagera akavuga ngo dore umwana yatuvukiye. Noneho wibaze ko uyu Yesaya ari kubihanura, isezerano ibyo yahanuye byasohoye nyuma y'imyaka 700. Ari kuvuga ibintu bitaraba mu myaka 700, bitaraba kugeza ku myaka 700, aho yatangiye avuga ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ngo uyu nguyu ngo azitwa Emmanuel, n'izina rye ararimentioninga. Ageze ku gice cya 53 ku murongo wa 5 ku murongo wa mbere, aho akomeza avuga imibabaro ye, ati uyu nguyu intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yishyizeho, ngo yacumitiwe ibyaha byacu, imibabaro ukumwe yagenzwe ku musaraba, ukumwe yapfuye. Yesaya abihanuye mbereho imyaka 700, tukiri muri Bibiliya, mu bitabo byinshi bitandukanye. Undi muhanuzi wamuvuzeho ni Mika igice cya 5 umurongo wa 2, aho yatangiye guhanura avuga ngo noneho Kristo, atangiye kuvuga Kristo uwo mwana azavukira hehe, atangiye kuvuga ngo uwo mwana azavukira i Betelehemu. Isezerano rishya ryo ryose riza riri kwerekana noneho wa Yesu wari warahanuwe, wa wundi wari ufite ishusho yagiye agaragara mu mashusho agiye atandukanye. Ubwo nirengagije kugaruka kwerekana ukuntu Yeremiya nawe afite ishusho ya Kristo neza. Ntabwo Bibiliya yose, ibaze Bibiliya tugiye gusoma mu minsi 90 dusoma nk'uko dusoma ibice byinshi, ibaze Bibiliya ingano uko nguko uyibona byose, ntabwo nashobora kuyivugira rimwe, kandi byose sinashobora kubimenya byose icyarimwe ngo mbigaragaze. Ariko muribuka Yeremiya, umugabo wicaye ibwami, umugabo umeze neza, uri kugaburira umwami, uri kurya neza, yarangiza akababazwa na bene wabo n'iwabo, akiyemeza akava mu bwami, akava ahantu yari ameze neza ntawe umwirukanye, agasanga bene wabo hasi iyo ngiyo batamwumva, asanzeyo ba Sanibalati na ba Geshemu, akajya kubaka, akajya gukiza bene wabo. Kristo wuzuye rwose, wavuye mu bwami bwo mu ijuru, agasiga icyubahiro, agasiga ubwiza, yarangiza akaza muri twe kugira ngo ashobore kutubona, ashobore kudukiza. Isezerano rishya ryo riza neza rigaragaza uwo Yesu wahanuwe ubwo yavutse, ari kwigisha, imugaragaza apfa, rwa rupfu yari yarahanuriwe na Yesaya, rwa rupfu rwararirimbwe muri Zaburi, rwa rupfu rwavugwaga kuva kera hose no mu itangira, kuvuga ngo uyu muntu azamera inzoka agahanga ariko izamurya agatsinsino. Ya mibabaro atangiye kuyibona mu isezerano rishya, nibwo igaragara neza, no kuzuka kwe nk'uko kwahanuwe kose. Mu gusoza ndeka ngaruke ku gitabo cyo Kuva, kuko Kuva nicyo gitabo turangije, ndatekereza ari cyo turi kwibuka cyane ibintu byinshi twagiye dusoma mu Kuva. Nagaragaje neza, natangiye ngaragaza Kristo nk'umwana w'intama utagira inenge, watambwe kugira ngo abantu batagerwaho n'urupfu bari mu butayu. Ndongera mbereke neza ishusho ya Kristo. Urabona ukuntu Abisiraheli banyuze mu nyanja itukura, banyuze mu nyanja itukura, baragiye nk'ikimenyetso kigaragaza umubatizo wo muri wabo wo kuva mu bwami bumwe bwa Egiputa binjira mu isezerano. Ubundi kunyura mu nyanja itukura byari umubatizo wabo wo kuva mu bwami bwa Egiputa bajya mu isezerano ryabo, kandi cyari ikimenyetso cyo gukira ko bavuye mu buretwa bageze mu mudendezo. Muribuka bageze mu butayu, nabwo bari kugendana n'inkingi y'igicu, inkingi y'umuriro, inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro ariyo y'umucyo, ariwe Kristo waje ari kuvuga ngo ninjye mucyo waba ari mu isi, ababamurikiraga abari mu mwijima. Nubwo Yohana yavuze ngo ngo yazanye umucyo, ngo abantu bakunda umwijima bitewe n'ibyo bakora, ariko nkomeza kubinginga rwose twakira uwo mucyo we, kuko iyo baba mu butayu nta mucyo urimo, bari kwicwa n'umwijima iteka ryose, kuko nta matara, nta mashanyarazi, nta kibari bafite, ariko ababereye umucyo mu butayu. Muramubona ari we rutare rugiye kubaha amazi. Haleluya. Ariho Mose yanakoreye ikosa,
ngo bari bafite ngo inyota ngo igiye kubica ngo bameze nabi bapfuye, ngo Imana iramubwira ati ngaho ruriya rutare ni rwo rwonyine rushobora kubaha ubuzima. Kristo niwe rutare rutanga ubuzima, rutanga amazi amara inyota. Aravuga ati genda ukubite kwa ruriya rutare, nibwo babona amazi abakiza urupfu. Ya mibabaro ya Kristo, ya mibabaro ya Kristo ariyo iduha ubuzima, ya mibabaro ye ariyo iducungura. ngo kubita urutare nibwo rubona amazi rubaha. Mose akora ikosa rukubita kabiri, ubundi Kristo ntabwo azapfa kabiri. Ntabwo ni igitambo cyabaye rimwe, umunsi umwe, ubwo nyine ni rimwe. Akubita kabiri, ryari ikosa rikomeye yanahaniwe, ariko yari Kristo ariwe rutare ruduha amazi kugira ngo dushire inyota, kandi unyweye amazi amuha ngashyira inyota iteka ryose. Haleluya. Naho undi wese ayandi muzashaka mukanywa ahandi hose wanywa amazi guhorana inyota iteka ryose, ngo ariko unyweye amazi amuha, ahubwo imigezi y'amazi n'amasoko y'amazi itangira gutemba iva mu bugingo bwe. Imana ishimwe cyane. Muramubona Kristo ariwe mutsima ubamara inzara. Nawe ubwe yageze aravuga ati mwakire umubiri wanjye nk'umutsima muwurye mujye muhora munyibuka. Mu butayu yabahaye manu nkawe kugira ngo bamurye bakire, babe bazima, bakire inzara bari bafite, nk'umukiza wacu. Kristo yashushanyirijwe mu bintu byinshi agenda agaragara mu isezerano rya kera. Imana ishimwe. Muraza kongera kumubona igihe Mose ageze hejuru ku musozi Sinayi, arasenga aravuga ati mwami nshaka kukubona noneho amaso ku yandi. Imana iramubwira ati numbona urapfa, ariko kugira ngo mbone jya kwihisha mu bisate, jya kwihisha mu bisate by'urutare. Sinzi nimba nka preferenzinze neza, ariko ngo aho ngaho niho ushobora kwihisha nkakunyuraho ukambona. Rega tutihisha muri Kristo ntabwo dushobora kubona umwami Imana. Twamubona twapfa, ariko turi muri Kristo Yesu Imana ishimwe ko tumubona. Mu gitabo cyo Kuva turakomeza tubonamo ihema ry'ibonaniro. Iri hema ry'ibonaniro ubundi naryo ryashushanyaga Kristo, kuko ubundi umuhanuzi nk'uko anitwa ngo ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Urabona Abisiraheli bahoraga bibaza ati iyo Mana ivugana na Mose iba hehe, bigenda bite? Ati dushaka kuyibona, kugeza ubwo Imana imubwira ati noneho genda wubakemo ihema ry'ibonaniro, ahangaha niho ngiye kujya mbonanira namwe, ngiye kuba muri mwe, nture muri mwe, gendere muri mwe, gendane namwe. Uyu ni Kristo waruje muri bo kugira ngo bagendane nawe, bahure n'Imana, kuko nta handi bagomba guhurira n'Imana, naho ngaho ku ihema ry'ibonaniro. Nta handi Imana yari iri muri bo, ni muri ihema ry'ibonaniro. Yari Kristo bagendanaga umunsi ku munsi. Imana ishimwe kuko ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Arangiza mbabaza nti uyu mukiza wahanuwe kuva mu itangiriro agakomeza mu Kuva n'ibindi bitabo byose bikagenda bivuga umukiza uzavuka aje gukiza abantu ibyaha, uyu mukiza waramwizeye, waramumenye, wamenye aya makuru ko hari umwami waje aje gupfira ibyaha byacu kugira ngo tubone ubugingo. Aya makuru rero afite, ese warizeye? Imana ishimwe. Niba warizeye, niba utarizeye nawe ukwiriye kwizera, kuko nta handi dushobora guhurira n'Imana. Nk'uko twabibonye mu ihema ry'ibonaniro niho gusa bashobora guhurira n'Imana, kandi twakomeje tubona ibishushanyo byinshi, nk'uko Yakobo yarose abona urwego rumuhuza n'Imana ko ari we Kristo, nk'uko nabibasobanuriye. Tudafite Kristo ntaho twaba duhuriye n'Imana, udafite Kristo ntaho uhuriye n'Imana. Yaje kugira ngo adupfire, nk'uko Yesaya yabihanuye, ibyaha byacu nibyo yishyizeho, intimba zacu nizo yishyizeho kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Waramwizeye, waramwakiriye, ni umucunguzi wawe. Ese ni umwami wawe ukuyobora, ni umwami wawe ukurinda bya buri munsi, ni umushumba wawe ukuragira. We yaravuze ngo ni nanjye mushumba mwiza, ngo uramenye intama zanjye nkaziragira, ngo ziranzi nanjye ndazimenya. Niyo mpamvu Dawidi yayuririmbye muri Zaburi ya 23
aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, yandyamishije mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo hafi y'akagezi k'amazi adasuma, ngo inshyimbo ye n'inkoni ye ngo nibyo bimpumuriza umutima, ngo antegurira ameza mu maso. Haleluya! Ni ukuri uyu Kristo kumwakira nibwo buzima, ngo yafashe imigisha yose, Imana yafashe imigisha yose ishyira muri Kristo, kugira ngo umwizeye umwakiriye abe yakiriye imigisha yose yo muri Kristo Yesu. Imana ikomeze ibane natwe. Niba waramwakiriye se nawe ufite aya mahoro mu mutima, ese niba waramwakiriye uyu Kristo mu buzima bwawe agufasha iki? Ubanye nawe ute? Ese wongera ubusabane wowe nawe, cyangwa wabaye nk'umwana w'ikirara nawe waragiye? Ariko garuka. Imana ikomeze iduhane umugisha. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye rwose ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo turusheho kukumenya mu bwiru bwawe bukomeye, mu mbaraga zawe nyinshi, mu mbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Rwose aho umuntu yabaye mubi adasabye n'imbabazi, ariko wowe uhita umushyiriraho inzira yo kongera guhura nawe, kuko uri Imana yuzuye urukundo. Uhabwe icyubahiro kandi ushimwe kubw'amasezerano yawe. Ni ukuri arasohora. Imyaka iba imyaka, igihe kigashira, ariko nta na rimwe usezeranye isezerano ngo ritinde. Niyo mpamvu umwanditsi wa Matayo yageze avuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ngo niyo mpamvu habayeho gusohora kw'amasezerano bari bahawe no kuza kwawe Kristo, kugira ngo ucungure abari mu isi. Simiyoni wakubonye avuga ati noneho sezera umugaragu wawe, kuko mbonye amasezerano y'abasohora. Mwami ushimwe ku bwa Kristo watanze ku buzima bwacu, kugira ngo turokoke, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Niko dusengeye abatarakumenya, ukomeze ubihishurire bakumenye kandi barusheho gukizwa. Hari abari muri twe, ubwo turi gusoma Bibiliya, ukomeze utwihishurire rwose. Buri jambo dusomye dutekereze kandi turebe ati Kristo ari hehe aha hantu? Ni iki ndi kubwirwa n'umwuka? Ni iki gishushanya Kristo ahantu nsomye? Kugira ngo turusheho kukumenya no kukwizera Mwami. Komeza ubane natwe, ibyo ushaka bibeho. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.